Inshuti z'ibiganiro byacu kuri Nature de la Médecine, ivuriro ryanyu rikorera ubuvuzi kuri base. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku ndwara zifata umubiri. Muri zo uyu munsi tukaba tugiye kwita ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso. Rero nk'uko mubizi, tugiye kubanza tumenye umuvuduko w'amaraso, iki ni iki, biterwa n'iki, hanyuma se ushobora kuvurwa gute, uburyo ki twe tuvura neza. Abantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, nabizeza ko umuntu wese udashaka kwiyica abishaka rwose, dufite umuti uvura umuvuduko w'amaraso neza mu gihe gito cyane, mu gihe kitarenze amezi 3 umuvuduko w'amaraso uba wakize. Ibyo ntabwo ari burage, nta nubwo ari ibiganiro, ntabwo ari guteta ku buzima bw'abantu. Umuti uvura umuvuduko w'amaraso turawufite kandi uvura neza. Rero uyu munsi tukaba tugiye kuganira umuvuduko w'amaraso ni iki, umuvuduko w'amaraso ni uburyo ki amaraso yatembera mu mubiri w'umuntu ashobora kugenda mu miyoboro ari menshi cyangwa se ari makeya. Ibyo rero bigasobanura ko hari igihe umuvuduko uba ari mwinshi cyangwa se aba ari mukeya bitewe n'ibipimo. Ibipimo rero hari ubwo tuvuga ibipimo byo hejuru n'ibipimo byo hasi. Aho tuvuga ko igipimo cyo hejuru iyo ukoresheje tensiometre, umuntu muzima aba afite nibura 120, hasi 80. Rero ntabwo bivuze ko ari aho ngaho, ahubwo biba hagati yenda y'110 kugera ku 140. Icyo gihe umuvuduko iri hagati umwe umuntu aba ari muzima. Rero hasi ikaba tuvuga hagati ya 60 na 90. Icyo gihe umuntu akaba afite umuvuduko udatesha ikibazo. Rero ibindi bipimo biza bishobora kuvuga ko umuntu ari hasi cyangwa se ko ari hejuru bitewe n'uwamupimye. Rero ibyo yenda tuzagenda tubiganiraho cyangwa turabivugaho kugira ngo bimenyekane neza. Nk'uko nyine turimo tubivuga, akamaro k'umutima nk'uko mubizi, umutima ugira umumaro wo kohereza amaraso no kuyagarura. Umutima wohereza, ni ukuvuga umutima ukora imimaro ibiri. Hari ukohereza amaraso, ushobora kohereza amaraso mu bice byose by'umubiri, mu rugendo rurerure rw'amaraso. Ushobora no kohereza mu hafi, ni ukuvuga ingendo ebyiri, urugendo rurerure n'urugendo rugufi. Urwo rugendo rugufi rero umutima wohereza amaraso uyavana mu mutima uyohereza mu bihaha. Mu bihaha aba agiye gufatamo oxygene kugira ngo abone uko ajyamo mu mubiri hose. Iyo arangije kuva mu bihaha, umutima wongera kuyatera uyakwiza mu bice byose by'umubiri. Rero iyo akenshi na kenshi indwara z'umuvuduko w'amaraso zikaba zigaragaza ko umutima uba ufite ikibazo, udakora neza, kuko iyo ukora neza uregera neza imikorere yawo. Iyo ushaka kumenya rero umuvuduko w'amaraso uko uteye, ntabwo ubikora inshuro imwe. Ushaka kubikora 3 ku munsi, mu gitondo, saa 6 no ku mugoroba. Ushaka gukora mu minsi yikurikiranije kugira ngo umenye niba ibyo wari ufite ejo ari byo ufite. Bituma noneho ushobora kumenya ibipimo byawe bya buri munsi uko bigenda bihindagurika bitewe n'umubiri wawe n'ikibazo waba ufite. Umuvuduko rero ushobora gutandukana, ushobora guhinduka, ushobora kuba udafite indwara ariko ugasanga byahindutse bitewe n'amarangamutima wagize ako kanya. Ikintu gishobora kugukanga ugahita ubona uko mbere y'uko wikanga n'uko uhagaze bombi ushobora kwitura hasi ugahita ugira ubwoba, ugasanga umuvuduko urazamutse. Ushobora guturuka ku bikorwa urimo, akazi urimo, imbaraga bigusaba. Ushobora guturuka ku burwayi ufite, ushobora guturuka ku kiruhuko wagize, uramutse uryamye wicuye cyangwa se ugize gute. Mbese n'ibikorwa ngororamubiri nabyo bishobora kugira impact ku muvuduko, ariko byose bikagaragaza niba
hari ikibazo ufite mu mubiri cyangwa niba ntacyo. Rero ubwo niyo mpamvu iyo ufata umuvuduko wita ku ibyo bintu ukavuga uti umuntu yahoze yirukanka, ubwo yahoze yirukanka uyu muntu yarimo avuga mfata umuvuduko, ubwo nshaka kugira ngo menye umuvuduko mfata niba ari wo biransaba ibi ngibi. Mbese ukumva wita ku bintu byinshi cyane kugira ngo umuvuduko uwufate mu buryo buri bwo kandi bwizewe. Aho rero bituma yenda tugaruka tukavuga ubwoko bubiri bukunda gufata iyo ndwara y'umuvuduko w'amaraso, aho tuvuga kuri hypertension na hypotension. Tuvuga hypertension iyo ari umuvuduko muremure w'amaraso, aho ibipimo bishobora kuva kuri ku 140 uzamuka ujya hejuru. Ubundi iyo ibipimo biva ku 140 bisubiza hejuru bitararenga ku 160, icyo gihe bavuga ko hari umuvuduko ushobora kuba wakira uramutse wiyitayeho. Noneho bikaba ari ikibazo kuva kuri 60 uzamuka, icyo gihe bavuga ko ari hypertension prononcée, hypertension ikwiye guhita yitabwaho umuntu agahabwa imiti. Rero nk'uko nagumye mbibabwira, iyi ni indwara tuvura mu buryo bwihuse kandi bwiza kandi bwizewe kandi butarimo kubeshya, butarimo no gukinisha cyangwa gukina kuri roho z'abantu cyangwa ku mubiri w'umuntu. Nibyo rero nanone bavuga hypotension iyo umuvuduko upima ugasanga uri munsi y'10/5, ni ukuvuga ugasanga umuntu afite hasi ya 5 cyangwa se hasi y'10, ni igipimo cyo hejuru. Twamaze kuvuga ko hariho ibipimo bibiri, igipimo cyo hejuru n'icyo hasi, aho tuvuga diastole na systole. Ariko nyine bwo ibyo bigaragara yenda umuntu ashyizeho tensiometre mukayitegereza neza, niho mubona itandukaniro ry'ibyo ngibyo. Uhita ubona handitse systole n'ahanditse diastole, bigatuma ushobora gutandukanya ibyo ngibyo ndi kuvuga. Rero ni ryari umuntu afata umuvuduko w'amaraso ashaka kureba ko umuntu afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso? Umuntu umufata umuvuduko w'amaraso iyo yicaye imbere yawe yarambuye akaboko neza, ukamwambika tensiometre, hanyuma atuje, nta bindi bimuyobya, ntacyo avuga, mbese ari muri modu, arimo yicaye neza wamwitayeho. Kugira ngo umenye rero neza ko umuvuduko w'amaraso wafashe ari wo, ni byiza ko wasubiramo nyuma y'iminota 5 umuntu aruhutse. Ni ukuvuga iyo usanze umuntu afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso uramwicaza cyangwa se uramwicaza neza, ukareka nyuma y'iminota 5 ukongera ukamufatira ukareba niba ibipimo yari afite mbere y'iminota 5 ari byo agifite. Rero ushobora gukoresha tensiometre cyangwa se monitor na appareil cyangwa se n'imashini zikunda kuboneka cyane cyane mu mahopitali. Ntabwo amasantere de sante menshi aba azifite kubera iterambere, ariko hari amasantere de sante aba azifite. Rero muri byo twavuga ibimenyetso by'ingenzi biranga umuntu ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Hari isereri, hari uguteraguza k'umutima cyane, hari ukumva unaniwe mu gatuza, hari ushobora no kutabona neza, hari ukumva ufite ubwoba udafite ishingiro, ukumva urahagaze nta equilibre, mbese ushobora kumva ibintu byinshi bitandukanye bituma ushobora kumva ko ari ngombwa kujya kwa muganga kugira ngo wipimishe. Muganga rero nawe iyo ashaka kumenya byinshi muri byo, ni nk'ibyo mvuze, aheraho amenya ko gupima umuvuduko w'amaraso. Bivuze rero ko umuntu ugupima amenya neza, kandi nawe umenya neza ko umuvuduko w'amaraso ukunda kugira ikibazo cyane cyane ku mutima no ku bwonko. Ushobora kugira accident y'ubwonko rwose ukaba wapfa bitunguranye utazi icyabiteye kandi ari ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Rero ntabwo twarangiza tutavuze ibyo wagombye kwitwararikaho kugira ngo wirinde indwara z'umuvuduko w'amaraso, kuko abantu benshi baba bakeneye no kumenya icyo bakora kugira ngo birinde umuvuduko w'amaraso. Akenshi na kenshi rero
hari ibyo kurya bimwe na bimwe bishobora gutera umuvuduko w'amaraso, cyane cyane ibyo kurya bifite umunyu mwinshi cyane cyangwa se bifite ibinyabinure byinshi cyane. Hari gufata alcohol nyinshi cyane nk'uko twabonye ikiganiro cya alcohol ko hari ibishobora gutera umuvuduko w'amaraso. Hari umunyu mwinshi cyane nawe ushobora gutuma umuntu agira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Hari ubusaza nabwo bushobora gutuma umuntu agira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Hari ibituruka mu nganda bimwe na bimwe nabyo bishobora gutuma umuntu agira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Hari heredite nazo ni ukuvuga indwara dukomora ku babyeyi bawe nabyo bishobora gutera umuvuduko w'amaraso. Hari kugira ibiro byinshi cyane nabyo bishobora gutuma umuntu agira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Hari ukunywa itabi byinshi cyane bishobora gutuma umuntu agira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Hari kudakora siporo nabyo bishobora gutuma umuntu agira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Hari ukunywa itabi ryinshi cyane bishobora gutera ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Hari ibinyabinure byinshi cyane urya cyangwa ufata bishobora gutuma ugira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Hari stress nyinshi cyane nazo zishobora gutuma ugira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso n'ibindi yenda nko guhangayika cyane n'ibindi bishobora gutuma ugira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Ariko iby'ingenzi akaba ari ibyo ngibyo babwiye, noneho akenshi na kenshi bikaba byajyana no kurebera hamwe icyo umuntu yakora yirinda. Hari ukwirinda gufata indyo idateguye neza, mbese itujuje ibisabwa. Murabizi ko umubiri wacu ukeneye ibiwutera imbaraga, ibirurinda indwara n'ibituma ukura neza. Hari umuntu akwiye gukora siporo. Hari igihe cyose ufite impungenge ugomba kwipimisha ukamenya niba ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Hari imirimo ngororamubiri umuntu aba akwiye gukora nko guhinga no gukora indi mirimo y'amaboko. Hari kurya imbuto nyinshi cyane nabyo bikaba ari ibintu bishobora kurinda kurwara indwara z'umuvuduko w'amaraso. Ariko ufata amazi nabyo aringaniye ku gipimo nabyo bikaba ari ibintu bishobora gutuma umuntu yirinda indwara z'umuvuduko w'amaraso. Rero nk'uko twabibonye nanone ibimenyetso twamaze kubona ko isereri ishobora kugaragaza ko umuntu afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Twamaze kuvuga guteraguza k'umutima ko bishobora kugaragaza ko umuntu afite ikibazo cy'umutima w'amaraso. Kunanirwa cyane bishobora guturuka ku kibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Ibibazo by'ubwonko, kumva mu bwonko uhangayitse cyangwa se ubwonko budakora neza. Hari ugucika intege z'umutima, kumva usa naho ubura umwuka kandi nta kibazo. Hari imiti, hari abantu benshi gufata imiti y'umuvuduko w'amaraso. Hari ubusaza, ibintu nk'ibyo nabyo biri mu bintu bigaragaza za hypertension. Hanyuma rero akenshi rero mu Rwanda no ku isi hose akaba ari indwara abantu rimwe na rimwe bivuza badafite icyizere ko izakira, ariko twebwe tuyivura kuri Nature de la Medecine. Hano kuri base tukaba dufite umuti wizewe wa nyawo uvura indwara z'umuvuduko w'amaraso, ukaba utagira ikibazo cyo kwicwa n'indwara y'umuvuduko w'amaraso, kandi dufite imiti. Abakeneye imiti rero ni karibu, kandi turayibafitiye. Ntibakagira impungenge, ntibakitinye, ntibakabeshywe ko indwara y'umuvuduko w'amaraso idakira. Irakira kandi mu gihe gito kitarengeje amezi 3.